ukamugeza ku buzima ukamugeza ku bushobozi yahagera akati kana kasese wamfashije ko dore yasubiye inyuma dore nta kigenda nyaboneka mujye mwirinda Imana niguha ibisubizo Imana nikwigiza imbere ntukibagirwa wakugiriye neza ngo musuzugure ngo mugiriye gute ngo niwe wamfashije kano ngo genda hageze ntarahagera ibi byaramunaniye kandi nabikoze urumva ko Sara na Hagayi nawe akora ikosa rikomeye cyane ryo kuba koko amenye neza ko amaze gusama ngo ariko bimutera gusuzugura nyirabuja afata nyirabuja mugira uko yiboneye kuko yamaze gusama inda kuko yumva yamaze gutwita biragatsindwa kuba umuntu yagufasha ubuzima wagera imbere ukibagirwa wagufashije ukamusuzugura biragatsindwa kuba umuntu yagufashije gucuruza ugatera imbere bagahomba warangiza ukamusuzugura biragatsindwa kuba umuntu yagushakira ubuzima wabona ukamusuzugura Imana ngo izaza ibishyiraho ngaho ntabwo Imana izaza nje kugira ngo bitereka izaguha umurima iguha ubuzima niwe ugomba gushyira mu imbuto barwaniye igihugu cyabo nudakora uzasabiriza senga kora izere rindi isezerano kurikirana icyaha cyawe ko numbwira ngo uzicira gusa ngo uricenga Imana yaravuze yo hari benshi yavuze birangira nta kibabonye kubera iki erega Imana si umutubuzi Aburahamu ava kuri Sarayi abasara birakomera biramugora mu gihugu cy'isezerano kiwe ababuza urubyaro ateriye zera zarya ibyanyu 15 Imana ati humura sohoka urebe hanze witegereze ubare inyenyeri zo mu ijuru kubyara ruzangana akana barakabuza tumundi sohoka ujye hanze ubare umucanga ni wawe ushobora ukutabara umucanga nigo rubyaro nzaguha ariko amaso ye ntiyayibona kuko birigaragaza neza ko yahagurutse avuka yavutse ahagurutse yari afite imyaka 75 kuko bigaragara neza ko yavutse mu mwaka wa 2661 mbere y'ivuka rya Yesu ahagurutse imyaka 50 abona umwana atinze kugera ubwo yatinze mu gihugu arya mu Egiputa twarabisobanuye acaye bashaka kumufatira umugore birakomera kubera inzara urumva ibyo bintu birakomeza byose n'umuhungu we byamubayeho ariko umenye neza ko yatarabona urubyaro aho imaze kumuhindurira izina no hamaze kwicara ngo nibwo yamubwiye ngo menya neza ko ubwoko bwawe buzamara imyaka 400 mu gihugu cy'amahanga bazabaza ariko nanjye nzabahana icyo gihe byumvikane ko yamubwiye gutyo arangije kumuha umwana ariko mbere yo kumuha umwana haciyeho kurambirwa kandi Loti barabanye igihe kirekire aguma muri rwa ruzero iyi zaburi twereka neza uretse ko naburaye kandi uragaramye ku buriri ngakazi singashaka bavuga ati ariko wagiye muri restaurant ngo urwego rwanjye ntabwo araho ruri none aho naho gusabiriza yibuka isezerano ariko bararivunikiye Aburahamu yarakobotse pe igihugu ntiyakibona arazerera hose aragenda agera hishazera hashoboka ntiyakibona arakomeza aragenda kwa umuhungu we narazerera ntiyakibona Yakobo ntiyakibona Nongeye kubasuhuza inshuti z'Imana bakunze umwe bw'abera ministry yabo dukunze kubana hangaha kandi murabizi ko muri inshuti zacu reka nongere suhuza abavandimwe banjye mwese baherereye Butare abari zahuye abari za Nyamagabe mu majyepfo mu majyaruguru burasirazuba n'iburengerazuba bw'u Rwanda abari Kigali cyane cyane nongeye kwisubiza abagabo nkunda bitwa abanyonzi nkunda ukuntu bakora ndabemera cyane shuje abamotari abashomeri abantu mwese muryamye mwabuza akazi Imana ikabaye mu izina rya Yesu rero tugeze ku cyo twakwita part igice cya 5 kivuga kuri Zaburi 105 kandi Zaburi ishaka ko dusesengura tuzakuramo episode zigera ku 12 aho twerekana amagambo neza asobanura ugutinda kwisezerano gukererezwa n'abantu kwikerereza cyangwa se rimwe na rimwe gufata ibintu wiyiciye warangiza ukabigereka ku Mana kandi Imana irengana reka dusengana Imana kandi nkomeze mbashimire abakomeje kwiyandikisha gihe naranezero ukwezi kwa mbere nabonye abasamu 225 mwarakoze n'umaze kubona mu kwa kabiri 25 kumwongere wiyandikisha irenda n'ubwa mbere ubonye kino kiganiro cyangwa ujye notification no kutariyandikisha mari kwiyandikisha mukore comment mukore share mutwereke ko turi kumwe biratuneza bitugwa neza Imana ibaha umugisha kubabikoze Imana ibaha umugisha n'abatara
batarabikora nta rubanza tubafiteho, yemwe nta n'ikindi kibazo gikomeye tubafiteho. Turabakunda cyane, muri abantu bacu kandi muri abantu bakora ibintu neza. Imana ibamisha mu izina rya Yesu. Nagira ngo dusenga Imana, tugaruke kuri ya zaburi navuze ivuga izaburi 105, aho ngiye kuyisoma nkakumvisha amagambo aremereye ukwiye kubimenya, aho twabonye neza ko yavuze ngo yibuka isezerano ry'ibihe bihumbi. Reka dusenga n'Imana ishobora byose. Uwera wa Isiraheli, Imana y'amahoro, Mana y'imbaraga, Mana y'icyubahiro, uwo twiringiro, tubona uwo dukunda, uwo dukoresha, utuba hafi, ndatumye Imana kugira ngo undinde kano kanya, imbaraga z'umwuka wera zimanuke kandi zikora ibitangaza hagati ahantu. Kandi Mwami Imana, buri muntu wese atangire yigire mu isezerano ry'imbere kandi akomezwe nawe kubwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Imana ibampera umugisha nshuti z'Imana. Reka rero dusomire ijambo ry'Imana nk'uko twariganiriyeho. Yamukomeza kwihangana, gripe yantinze hari kizarangira nta nubwo biteye, kuko ntabwo yakanga umuntu. Haravuga ngo Imana isezeranira ni ijana n'eshanu, niho nashaka ko dusoma nkuko twakomeje tuyivuga. Ngira ngo nakugira inama yo kuba waramaze kuyisoma ko ntago igoranye cyane. Nuvuga ngo hari inama ari kugira abantu. Yaravuze ngo nimushime Uwiteka mwabambaza izina rye, mwamamaze imirimo yakoze mu mahanga. Umuririmbire ishimwe, muvuze impundu itangaza ibyo yakoze byose. Mwirate izina rye ryera, imitima y'abashaka Uwiteka babimenye. Mushaka Uwiteka n'imbaraga ze, mushake mu maso y'iteka ryose. Mwibuke imirimo itangaza yakoze, ibitangaza bye n'amateka yo mu kanwa ke. Mwa rubyaro rwa Aburahamu, mugaragu we, mwe mwabana ba Yakobo, mwe abo yatoranije. Uwiteka niwe Mana yacu, amateka ari mu isi yose. Umurongo w'8 ariwo turimo tubaraho cyane, havuga ngo yibuka isezerano rye iminsi yose, ijambo yategetse aryibuka ibihe bihumbi. Niryo yasezeranye na Aburahamu, indahiro ayirahiriye Isaka, ayikomereza Yakobo kuba itegeko, ayikomereza Abisirayeli kuba isezerano ridashira. Ati niwe nzaha igihugu cya Kanani kuba umwandu wakugenewe. Umubare wabo ukiri muke cyane, bari abashyitsi mu gihugu cyabo, bazerera mu mahanga ataramwe, bava mu bwami bajya mu bundi. Ntiyakundiye umuntu ko abarenganya, yahannye abami benshi babagiriye nabi. Ati ntimukore kubona asize, ntimugire icyo mutwara abahanuzi banjye. Bantu b'Imana, n'aya magambo turi gusoma, shaka ko unanayumva cyane mu buryo bukomeye, ukanayasobanukirwa uri kunyumva uyu munsi wa none. Ntabwo rero uyu munsi mubonye Manuel, hari akazi kandi arimo, ariko ntimugire ikibazo. Kuri episode ntabwo mubonye, ariko ntimugire ikibazo. Ariko ari hafi, ntaho yagiye, turimo turakorana, hari ibyo arimo akora bindi by'akazi, kugira ngo imirimo yacu igesheho kugenda neza, utagira icyo uhomberwa. Kugira ngo buri ubone irya video kuri YouTube, haba hakozwe ibintu byinshi utamenya. Hari imirimo ikorwa, activity, kandi twifuza ko ikintu kikugeraho kimeze neza. Reka turo twigarukire ku bintu bikwiriye, kandi dushimira abadufasha n'abadutera inkunga mwese. Igikorwa cyanyu ntabwo twagisuzugura. Mu butware rero duhabwa n'ijambo ry'Imana, muzi ko umunsi tugeze ku ijambo ryitwa ngo bazerera amahanga, ngo Imana ntiyakunda ko hari bakoraho, kuko umubare wari ukiri muke, ngo yahaniye abami benshi. Irabahana kuko bashatse kurwanya ubwoko bwa Isiraheli. Ariko intego dufite niye, yibuka isezerano ryayo ibihe bihumbi. Ndacyagaruka kuri aya magambo, aho umuntu avuga ati ngewe nahaye n'akana k'amafaranga ntibyakunda, undi ati ngewe natanze igitambo ibintu ntibyemera. Ndagira ngo nkubwire ngo igitambo cyose watanga nuko wakigira kose, cyubakiye ku kinyoma, ntacyo wazashobora kugeraho. Aho twabonye ko ni isezerano, kuko ntiyamubwiye ngo ni igihugu muhaye, yaramubwiye ngo uzajye mu gihugu nzakwereka, yari itarakimuha.
kubera ko inkomoko ye n'ishami rye n'aho akomoka kuri tera wa Metusela wa Nahori ukamara kugera kuri banuze bose bagaragu ba sekuruza wabo, nuko hagiye hagaragaramo ubusinzi. Nowa arasinda yambara ubusa avuma abana birakomeza. Tera we arimonogoza muri Uriya bakaruza ati nkagira ibigirwamana, Imana sinyizi sinayimenye. Ariko Imana itoranya Aburahamu kwiramuzana mu gihugu zamwereka, imuha kondisiyo. Iyi introduction yenda yigarukaho, iramubwira ngo siga inzu ya so na nyoko, usiga byose n'ubwo inzu yawe n'igihugu cyawe, ugende nzakwereka, nzaguha umugisha, nzakugira umugisha, nzakugenza gute. Imubwira ngo asige n'inzu ya so, ariko hagurukana Loti. Nabwiye ko Loti ashobora kuba icyaha, ashobora kurwanya amasezerano yawe, ariko intego nyamukuru dufite nahangaha ni ko yahagurutse ngo muhe igihugu akagenda atakibonye, ku buryo mu bice 16 uzamuka mbere yo kabyara abanza kumuhindurira amazina, ava kuri Aburahamu amugira Aburahamu, ava kuri Sarayi abasara, birakomera biramugora. Mu gihugu cy'isezerano kiwe ababuza urubyaro, Eliyezeri azarya ibyanyu 15. Imana ati humura, sohoka urebe hanze witegereze, ubare inyenyeri zo mu ijuru kubyara ruzangana. Akana barakabuza ati ubundi sohoka ujye hanze ubare umucanga ni wawe ushobora, uko utabara umucanga nibwo rubyaro nzaguha. Ariko amaso ye ntiyayibona, kuko birigaragaza neza ko yahagurutse ahagurutse yari afite imyaka 75, kuko bigaragara neza ko yavutse mu mwaka wa 2661 mbere y'ivuka rya Yesu. Ahagurutse imyaka 50, abona umwana atinze, kugera ubwo yatinze mu gihugu arya mu Egiputa. Twarabisobanuye, acaye bashaka kumufatira umugore, birakomera kubera inzara. Urumva ibyo bintu birakomeza byose, n'umuhungu we byamubayeho, ariko umenye neza ko yatarabona urubyaro. Aho imaze kumuhindurira izina, naho amaze kwicara ngo nibwo yamubwiye ngo menya neza ko ubwoko bwawe buzamara imyaka 400 mu gihugu cy'amahanga, bazabaza ariko nanjye nzabahana icyo gihe. Byumvikane ko yamubwiye gutyo, arangije kumuha umwana. Ariko mbere yo kumuha umwana haciyeho kurambirwa, kandi Loti barabanye igihe kirekire aguma muri rwa ruzero. Iyi zaburi twereka neza ko ushobora kubaho wibatari ko semana ko nsenga, ko nkijijwe, ko natanze ibyo bitambo, kwa runaka ko nabitanze, runaka ko nabimuhaye, kanaka ko twavuganye, ko bitasohoye, ko bitagenze neza, byatewe n'iki? Ibi bintu niyo nzira ngo yibuka isezerano ryayo ibihe ibihumbi. Icyo bita gukerererwa mu isezerano. Nabasobanuye ko mu gihe umunsi w'ejo nabwiye ngo icyambere Aburahamu yabanje gukererezwa n'ibigirwamana bya Setera. Kabiri akererezwa nuko yamuje guhagurukana umuntu, ahagurukana Loti. Aho nakubwiye ngo hari Loti utabasha kwiyambura ngo byemere. Icya gatatu nkubwiza ukuri neza ko yakerejwe n'umugore amubwira ati ndabona kubyara bitagishobotse, sinkigira imihango. Wasanga Imana yarabeshye, ubwo ntabyaye muri 30, muri 40, 90 nzabyara. Ati ahubwo hari umuja wanjye uwitwa Hagayi, reka mugusabire umutera inda, noneho abyarire ku bibero byanjye. Ngaho nyumvira kwikura umugabo mu gituza ukamuhereza undi, kandi kuko birumvikana baramushumurije abamutenda ni byiza. Ngo hanyuma ngo amaze gusama bimusuzuguza, sari baze kwibaza ko umugabo wawe yavuye ku buriri yagiye mu kiryamo cy'umukozi. Icyo kintu kibaze. Isezerano rirazutaguza, rirazunguza, karande niko ikora. Rero yagomba kubanza gutegura hazaza habazaragwa igihugu, kandi mu buryo bwagomba kuba bugaragara. Imana itugire neza cyane. Iyo nkomeje kuri aya magambo, nawe banza ubinyumvire mubyeyi unkurikiye, mudamu unkurikiye, se byakorohera kurekura umugabo wawe ngo genda uryamane n'undi muntu, ukaba ubizi ukajya mu gitanda ugasinzira. Isezerano ryo riraserereza, rirakuzengurutsa, rirakubabaza, rirakurushya, rirakugora, ariko hari icyo ukwiye kwisobanukira ukakimenya neza. Ngo arangije ngo Hagayi akimara gusama, ngo asuzugura uwitwa nde? Umugore wa Aburahamu, Sara. Ngo biramubabaza, yaratanahindurwa n'izina. Ngo arangije ngo agerageza uwitwa Hagayi mu buryo bukomeye, amukoresha imvune. Muzi ko umubyeyi akeneye kuruhuka, muzi ko umubyeyi agira uturimo duke akora umuntu utwite, ariko ibyo kuri Sara ntiyabyitayeho. Yamufashe nabi mu rwego rwo hejuru, arenze uko umuntu atekereza. Ngo maze arangije aramutoroka aragenda. Iyo dusoma ibintu ukuntu yamutorotse,
amaze kumutoroka aragenda. Numva ashaka ko tuganira kuri aya magambo kuko ni ibintu byiza cyane ko dusobanukirwa tukamenya igikwiriye. Imana ibampera umugisha. Akamenya igikwiriye, akamenya ko akwiye gutwara ibintu, akamenya ko Imana ikwiye kumushyigikira. Urumva ibirakomera. Aburahamu acyura Hagari nawe amusuzuguza Sarayi, maze Sarayi aramwirukana. Aramuhamagaye ariko aramuretse agiye mu gituza cya Aburahamu, maze gusama. Induru ziravuga cyane kandi ngo aryamana na Hagari asama inda. Abonye yuko asamye inda bimusuzuguza nyirabuja. Sarayi abwira Aburahamu ati guhemurwa kwanjye kube kuri wowe, kuko nashyize umuja wanjye mu gituza cyawe. Maze abonye ko asamye inda biramusuzuguza. Uwiteka ari we uducira urubanza, wowe nanjye. Aburahamu asubiza Sarayi ati dore umuja wawe mwitegekere, umugire uko ushaka kose. Sarayi amugirira inabi, nawe aramuhunga. Urumva ahangaha Sara aravuga ati guhemurwa kwanjye niko ibyo byajeho, none arakunsuzuguza. None na Aburahamu nawe ntarebye ko yamutenda ati ngaho mugira uko ushaka, ngo undi aramuhemukira cyane. Ngo Sarayi arumva ahantu tuvuga ngo Aburahamu ibice 16 ngo Aburahamu asubiza Sarayi ati dore umuja wawe mwitegekere, umugire uko ushaka kose. Sarayi amugirira nabi, nawe aramuhunga. Umurongo wa 7, marayika w'Uwiteka amubonekera mu butayu ari hafi y'isoko yo mu nzira ya Shuri. Aramubaza ati Hagari muja wa Sarayi uravaho ukajya hehe? Aramusubiza ati mpunze mabuja Sarayi, mpunze mabuja Sarayi. Nawe arabivugisha ukuri cyane. Marayika aramusubiza ati murongo w'9, subirayo kwa nyokobuja wemere ibyo akugirira byose. Marayika w'Uwiteka arongera amubwira ati nzagwiza cyane urubyaro rwawe rwe kubarika. Marayika w'Uwiteka arongera aramubwira ati dore uratwite, uzabyara umuhungu, uzamwite Shumayeli, kuko Uwiteka yumvise kubabazwa kwawe. Hagati y'abantu azamera nk'imparage, azagira undi muntu wese umubisha we, kandi bose bazamugira umubisha wabo. Azatura imbere ya bene se. Ahimba Uwiteka bavuganye nawe ati uri Imana indeba. Ati mbese iyi ndeba nayo iri hano? Ayihimba izina cyane, aravuga ati Imana indeba ndaha. Urumva turi kuvuga gutinda kw'isezerano, kubera ko yarwanye na bya bigirwamana by'iwabo, akongera none kurwana n'intambara, kuko ni ibintu tugomba gusoma tugatekereza ukabyumva. Akongera kurwana n'intambara kurumva ikomeye. Urumva cyane ko Aburahamu atandukana n'abantu 13, ndetse arota afatwa mpiri. Aburahamu ajya kumutabara muri urwo ruzerero. Hanyuma 15 yizera Uwiteka Imana imusezeranya ko izamuha igihugu. 16 intege zirabura, umugore atumva nta mpamvu ndabona kubyara tubihagaritse. Mu bice 15 hawe isezerano, ariko 16 ndumva tunaniwe, reka nkushakire Hagari umuja wanjye. Aramurekura, amaze gusama aramusuzuguza. Mbone ho kugira inama iki cyigisho cya Hagari gitekereze. Gusama gusa kuko yahuye n'umugabo w'undi mugore ntibyari kumutera gusuzugura Sara. Hari abantu ugeza ku murimo, ukamugeza ku buzima, ukamugeza ku bushobozi, yahagera akati kana kasese wamfashije ko dore yasubiye inyuma, dore nta kigenda. Nyabuneka mujye mwirinda. Imana niguha ibisubizo, Imana nikwigiza imbere. Ntukibagirwa wakugiriye neza ngo musuzugure, ngo mugiriye gute, ngo niwe wamfashije kano, ngo genda hageze ntarahagera, ibi byaramunaniye kandi nabikoze. Urumva ko Sara na Hagari nawe akora ikosa rikomeye cyane ryo kuba koko amenye neza ko amaze gusama, ngo ariko bimutera gusuzugura nyirabuja. Afata nyirabuja mugira uko yiboneye, kuko yamaze gusama inda, kuko yumva yamaze gutwita. Biragatsindwa kuba umuntu yagufasha ubuzima, wagera imbere ukibagirwa wagufashije ukamusuzugura. Biragatsindwa kuba umuntu yagufashije gucuruza ugatera imbere wagahomba, warangiza ukamusuzugura. Biragatsindwa kuba umuntu yagushakira ubuzima, wabona ukamusuzugura. Aha biravuze ngo ni byiza mu buzima bwawe ko niba umuntu akugejeje
ku ntego wigira umutima wo gusuzugura ca bugufi ngo bimusuzuguza nyirabuja ngo arangije abwira ati guhemura kwanjye kunzeho ati urubanza rwanjye Imana iruce. Aburahamu aramubwira ati bigenza uko ubishaka ngo arangije ngo Sara yaramuhemukira cyane aramunaniza. Hagayi arahunga arirukanka ngo ariko agere mu butayu, marayika aramubwira ngo Hagayi muja wa Sara urajya he? Ati mpunze mabuja aramerera nabi. Aramubwira ngo subiramo ibyo azakugirira byose kandi uratwite uzabyara umwana w'umuhungu, kandi uwo mwana w'umuhungu ngo azagira umuntu we azatura imbere ya bene se, azagira umuntu wese umubisha n'abandi bamugira umubisha. Aho ntago ndi buhinjire. Uko ni ugutinda kw'isezerano, ni ukurangara kw'isezerano, ni ukurangara kw'amateka, ni ukurangara kw'imibereho. Aho tubona ko Imana yibuka isezerano mu bice 17 Imana ihindura amazina ya Aburahamu na Sarayi. Aha niho nshaka kuvuga iyo ibintu byakomotse ku muryango wawe. Aravuga ati rero nta kindi ndi bukore, ndabanza mpindure amazina. Umwe muhindura, imaze kumuhindura ijya yabaha isezerano ku murongo wa 2 ngo nanjye ndasezerana isezerano ryanjye nawe nzakugwiza cyane. Aburahamu arubama. Imana iramubwira iti dore isezerano ryanjye ubwanjye ndariguhaye, nawe uzaba sekuruza w'amahanga menshi. Kuko n'ubundi Aburahamu bisobanura sekuruza w'amahanga menshi. Ibi rero ukumvikana ngo Hagayi nicyo cyamuteye azenguruka ava hamwe ajya ahandi, yinjira ahandi ajya ahandi, bityo bimutera kugera kure mu masezerano ntiyabasha kugeraho. Muntu nkurikiye umunsi wa none, Imana imaze guhindura amazina yawe nibwo isezerano ryabonetse. Ibice 18 Imana yongera gusezeranya yuko Sara azabyara umwana w'umuhungu. Ubonye ko atandukanye na Loti baramufashe aragiye aramugaruze, arangije kumugaruza amaze kugaruka arangera acitse intege. Imana imuha isezerano 14 ngo twabisomye, 16 acyura Hagayi abyara, 17 Imana imuha isezerano ihindura amazina ye, 18 Imana yongera gusezeranya kazabyara. Hanyuma abamarayika nabo bagenda gusenya ya Sodoma na Gomora. Hanyuma umwami yigera ashaka gucyura Sara, Imana imutegeka gusaba imbabazi Aburahamu. Urumva deja nyiri sezerano aratwawe nawe agiye kujya gufata, ariko umwami aratabara, Imana irarengera ntiyamukundira. Ahubwo Imana iramubwira ngo maze Imana ibonekera Abimeleki mu nzozi n'injoro, iramubwira ati umeze nk'intumbi kubwo mugore wenze kuko afite umugabo. Aha ngaha mubyumve neza kuri uwo mugore watwaye. Aha Imana iramurokora. 21 uzasanga Sara abyara Isaka. Urumva arasezeranijwe mbere yuko riza, ariko umwami wigerera ati uwo mugore ndamukeneye. Hanyuma ibyo bari ko Sara aza kubyara, baza kwirukana Hagayi. Urumva Imana ho igerageza Aburahamu imutegeka kwitambira Isaka. Imuhaye umwana umwe. Mwumva ukuntu byakurikiye kubera iki n'ubundi. Ubanza usobanukirwe. Bigeze bakubwira barumuna ba Aburahamu, uzi bakuru be, uzi uko bimeze. Noneho kutamba icyo gihugu ngarangije kumutambira umwana we, kandi ibintu noneho na Sara apfa bice 22 baramuhamba mu buvumo atabonye se, ataramwitegereje. Aburahamu atuma igisonga 22 kumushakira umugore. 25 urubyaro rwa Ketura umugore wa gatatu yari ashatse Aburahamu. Noneho Imana isezeranya Isaka azerera mu gihugu cy'Abafilisitiya. Aha urumva Aburahamu azerereye mu Egiputa i Kanani, naho amaze gushaka nawe azerera mu gihugu cy'Abafilisitiya, kandi ahajyanwa n'inzara. Ndetse muri bino bice hageze nawe bashaka gufata umugore we, nawe aramwihakana. Bantu b'Imana, nshuti z'Imana, kandi abo turimo tubana aha ngaha, hari igihe tukubwira karande ukagira ngo turimo turakubeshya, bakagira ngo nibyo abandi bakeneye, ngo bashaka ibintu bakabivugaho. Ariko zirikana uko se yazerereye uruzerero rwo kuzerera i Kanani yose wenyine yicayemo, ni nako byafashe umuhungu we mu 26 nawe arazerera. Isaka nawe atura i Gerari, kandi niwe washatse gufata nyina wa Isaka nawe n'umwami w'i Gerari. Ibi byose iyo bisomye usanga ari ya mateka. Nawe aramwihakana ati si umugore wanjye ni mushiki wanjye, ariko kumbi yariwe.
rero hari igihe ukererezwa icya mbere nkikubwire inkomoko yaho uva, icya kabiri kutitwara neza mu buzima bwa gikristo no masezerano, icya gatatu kubana na gurupe mbi ikujyana hano, icya kane kwitiranya ibintu byawe bakubwira uti simbikoze kuki ntabikora. Rero kuba amasezerano atinda kanatinda, nongere bigarukemo uti naratuye naravuze ntacyo nakoze, imbere na mbere banza urebe ngo wabikoze ute, byari bije bite. Rero yibuka isezerano ryayo ibihe ibihumbi, niryo yagiranye na Aburahamu, indahiro kuri Isaka, itegeko kuri Yakobo irisohoreza abana b'Isirayeli. Ariko abana b'Isirayeli ko ari ba 12 nabo ntibagihawe, bongeye kujya kuzerera mu gihugu cy'amahanga. Bifata imyaka 400, byongeraho indi 400, bijya kurenga hafi muri za 700, uzamuka hejuru 800. Niko yibuka isezerano ryayo ibihumbi, kubera gukererezwa n'inkomoko n'igisekuru cya Setera wacuruzaga ibigirwamana. Uko umubyeyi yazerereye ni nako se yazerereye, ni nako umwuzukuru yazerereye. Kuko umva ise yazerereye mu gihugu cy'Kanani, umuhungu wazerera mu gihugu cy'Abafilisiti Gerari, Yakobo azerera Padanamu kwa nyirarume, hanyuma abana 12 bajya kuzerera nabo mu Egiputa, bajya kumarayo. Noneho abana bavukiyeyo, noneho ngo ubuvivi bw'abagiyeyo imyaka 400 bicayo nibo baje bazabahabwa. Ariko igihugu nacyo ntibagihabwa, bagomba kugenda iminsi 40. Ariko kubera ya karande yo gucumura n'ibyaha no kwivanga no kudaca bugufi no kutitandukanya, bibatera gutinda imyaka 10. Umunsi umwe Imana yokuba mwaka w'imyaka 40 kugira ngo bahagere. Kugera ubwo yavuze ngo bavuye mu Egiputa afite imyaka 20, n'abayishagije bose ntago bazigera bakandagira hehe mu gihugu cy'amasezerano. Umva ibitambo byahatambwe, byaba iby'abantu, byaba iby'inka, byaba iby'intama, kuvuga ngo bazengurutse urumva ni imizenguruko ifite imbaraga. Ngira ngo hari ubisobanukirwe. Aburahamu yarazerereye ava mu Egiputa aragaruka, kibanza ubimenye. Amaze kugaruka atazerera aho ngaho ari mu mahema. Umuhungu we Isaka azerera mu afite 26, Yakobo umwuzukuru we azerera Padanamu agiye kuragira intama no kuba umuja, kandi yarasezeranijwe. Abana 12 ba Yakobo nabo ari bo buzukuruza Aburahamu, nabo ntibahabwa igihugu, ahubwo bajya kuzerera mu gihugu cy'amahanga. Baranababazwa, basiga abana babo, babyara abana, babyara abana, barabyara bagira abana, abuzukuru, abuzukuruza, baragenda bagira ubuvivi bitwara imyaka 100 bakizerera. Kandi nabo baje muri Kanani nabwo barongera barazerera, kugera ubwo bavutse bafite imyaka 20 n'abayishagije baguye mu butayu. Ahubwo bavukiye mu butayu n'abavuye mu Egiputa bakiri bato niyo baje guhabwa igihugu, ariko nabo ntabwo bagihawe nk'abagenda muri kaburimbo. Niyo mpamvu byatumye Mose asigara ku musozi, Imana iramuhamba, isiga uwitwa Yosuwa imuha intwaro, kuko Yosuwa yari umurwanyi. Nubwo cyari igihugu cyabo, ntabwo yakibahaye for nothing, ntabwo kibahaye for granted. Babanje kukirwanira, baragiharanira, bahatanga ibitambo, bazenguruka Yeriko, bambuka inyanja itukura, barako bambuka inyanja ya Yorodani, bagera ubwo baza ukatwa. Abagabo bose bamara iminsi 7. Imana irabwira ngo bakwigisuzuguro cy'umutima bajya bakuye igisuzuguro cyangwa Egiputa, bajyaga babasuzugura. Ibyo byose barabibona, babona kurya ibihugu by'ingano, bazengurutse Yeriko, barwanije abami benshi, bakoze ikintu cyose bigaragara ngo n'isezerano ntugarama ngo rizaza, ntusinzira ngo rizizana, nturyama ngo mu gitondo racayo kugeraho. Hari ibyo ugomba guharanira, ugashyiraho imbaraga, ukarwana. Gusa ukarwana mu migendere ijyanye n'Imana, ntibazakubeshye. Ubukene ntibabusengera gusa, ubukene urasenga ukanakora. Imana ishimwe cyane. Umugore ntibamusengera gusa, uramusengera ukanamurambagiza, ukanakurikirana, ukamenya ko uzabigenza. Ndagiye nkubwiza ukuri bantu b'Imana, akazi ntabwo uryama ngo usenge ukazizana, uranagasaba, urasaba ukanagasaba. Ntacyo uzageraho utarwanye, ntacyo uzageraho udashyizeho imbaraga, ntacyo uzageraho udahagurutse ngo wice igini rikurwanya rikakwicara ngo Imana izabinkorera, ngo yari yavuganye nanjye, ngo yari yabitubwiye, ngo iraje bigenze neza, ngo ihindura ibyanze guhinduka, ngo Imana izi kugaburira, ngo igaburira abashonje, ngo igaburira inyoni n'ibyiyoni n'ibisiga, ngo niko nawe izakugaburira. Reka ntabwo uri mu gihe cya imva, nta bibazo ufite, ntabwo uri mu gihe cyo kwa Eliya. Uyu munsi ugomba gukora, kura amaboko mu mufuka, kura imbaraga, ukoreshe agaciro diplome, ibyo ukora byose
ndagira ngo nkubwire ngo isezerano urariharanira, ntabwo wicara ngo urizizana, ntabwo wicara ngo uzabone, uragomba kuriharanira urishyiremo imbaraga kandi wumve ko ari iryawe. Ndagira ngo ubwize ukuri, ntabwo uzambwira ngo wazanye umugore ngo ugarame ngo umugore yaje gusa. Hari inshingano z'umugabo, hari inshingano z'umugore, hari gahunda, hari ukumvikana. Icyawe uragiharanira, icyawe urakirwanira. Rero buri gihe nkubwize ukuri, niba utabasha guharanira icyo ushaka ntuzarire n'icyo wabuze. Niba udashobora na buhoro gufata umwanzuro ngo ukurikirane ibintu bikuri imbere wumva ukeneye kuzageraho, ntuzarizwe n'ibyagucitse mu gihe cyawe. Jya wirinda gutegera amaboko abantu bazagusuzugura. Jya uhora buri gihe wumva uri kumwe n'Imana yawe, ugomba gukora. N'abana n'abuzukuruza bawe n'abavukiye mu butayu barwaniye Kanani, ntabwo bayibonye nk'abafata sinzi ngo mbyite nk'abafata igihugu kirimo hiyano, bararwanye. Hari ibitambo byagiye boneka. Hari ikintu ugomba kuzakora kugira ngo ugere ku ntsinzi yawe. Hari ikintu ugomba kuzakora kugira ngo ugere ku byinshi ukeneye. Ntabwo ibintu by'ubu wapfa kubibona ngo gutya nk'uko ushaka. Oya. Yabwiye ko bagomba kukibona, ariko baragiharaniye. Rero kwicara ukumva ko umutima wawe uti gusa narasenze birahagije, mvuye ku musozi birahagije, Imana yavuganye nanjye birahagije, ndicaye ndategereje ndatuje, Imana izabinkorera, iraje bigenze neza, izaha amafaranga. None se Imana ikora amafaranga, Imana iratubura, Imana izagutuburira, izajya kumena muri banki. Hoya, rwanira isezerano ryawe, rwanira agaciro kawe, rwanira imbaraga zawe, rwanira icyo ugomba gutekereza, rwanira icyo ugomba gukora mu izina rya Yesu. Bigushuka, bikubeshya, bikubwira ngo Imana ngo izazibishyiraho ngaho. Ntabwo Imana izaza nje kugira ngo bitereka, izaguha umurima, iguha ubuzima, niwe ugomba gushyira mu imbuto. Barwaniye igihugu cyabo. Nudakora uzasabiriza. Senga, kora, izere, rinda isezerano, kurikirana icyaha cyawe. Ko numbwira ngo uzicara gusa ngo uricenga Imana yaravuze. Hari benshi yavuze birangira nta kibabonye. Kubera iki? Erega Imana si umutubuzi. Imana yabwiye Aburahamu ko izamuha igihugu, ihanabwira ngo mbajyanye mu gihugu cy'amata n'ubuki. Ubundi amata n'ubuki barwaniramo, ariko bararwanye, basenya Yeriko, bafata igihugu kimwe cyitwa amazi kumangiza Yeriko, baragenda bajya kuri Ayi, bafungura imihanda ibiri ijya y'Ibeteri aho ngaho. Hahandi maze gufunguka, burya umuhanda mwiza, bagomba gufata umuhanda mwiza uri plan strategique, bagafata Ayi kugira ngo bashyire inkambi zikwiriye bona uko barwana. Ntacyo uzabona utarushye, ntacyo uzabona udakoze, ntacyo uzageraho udahagurutse. Reka ngo bwize ukuri, witegereza ngo barakwanga, ntawe kwanga. Imana yakwihereye amaboko, ikaguha ubwenge, ikaguha imbaraga, ikaguha ubushobozi, ikaguha uburyo. Ibyo birahagije kugira ngo ubashe kurwana no kwinjira muri gakondo yawe. Imana ikumpera umugisha, Imana ikugirire neza. Ndacyavugana nawe iri jambo ngo ntabwo byoroshye ko wakwicara ukarambya, ko wakwicara udapanga ngo utekereze ngo Imana izagutekerereza. Hoya, isengesho riherekereje gushakisha, kuko yaravuze ngo nzaha umugisha amaboko yanyu, sakanwa kanyu, nzakujya imbere hataringaniye mparinganiza, udahagurutse harajya he. Ikindi hano witwaza ngo jyaho kazi ni kari mu rwego rwanjye. None se aho uryamye niho hari mu rwego rwawe? Ngo giye kari akazi sinagakora ntikari mu rwego rwanjye. None se ubwo buri ruryamyemo bwo nibwo buzakugaburira? Ikitanirwo rwoye ni ikihe koko? Ko akazi kabi kaguha keza, inshuti nzaho igusiga indi, urenda kumbwira ko wowe ubwawe ngo kazi ngo jya akazi ni kandeba, ngo akazi sinagakora, ngo givye sinabijyamo, ngo narize. Nyamuneka twarazibitse tujya mu bindi. Noneho rero aho uryamye usaba amafaranga, usaba mitiyu, utonze urutelefone utagira n'amayinite, uryamye ugaramye, niho hari mu rwego rwawe. Iyo usuzuguye akazi inzara iragusuzugura. Hatere, ariko iyo ukoze akazi inzara iragutinya. Cyakagera muri hoteli ukora akazi, genda userive, genda ukore. Kuki utabikora? Sinabonye ejo bundi umuntu wiga kaminuza kandi ari yikorera imizigo, sinamubonye ari Butare.
ese abura kujya kurya note abura kujya muri serivisi za mwarimu yatakikorera hari iwacu butarakikorera imizigo nese atari umusore mwiza ni usuzugura akazi ubukene buzagusuzugura kandi wampaye ka mitiyu ese wanguriye agacyayi ko numva shonje naburaye nyishyurira inzu wayigiraga mutayireba ugomba guhaguruka ukarwana ishyaka ryawe byakunanira ukava ku ruhande ntabwo abantu bazaguha icyuya babize ntabwo bikunda ibyo bintu niyo mpamvu nkubwira ngo yarabwenge bahaye igihugu ariko irangije barakirwanira bahasiga ibitambo n'amaraso abantu barapfa bararasana induru ziravuga abantu bararwana induru ziravuga barwanira igihugu cy'isezerano no ningukomeretsa wihangane kuko igisebe gikira ko umuntu agikomerekeje mamitiyu mpagacyayi ngurira agafu ese ko naburaye kandi uragaramye ku buriri ngakazi singashaka bavuga ati ariko wagiye muri restaurant ngo urwego rwanjye ntabwo araho ruri none aho ruri naho gusabiriza yibuka isezerano ariko bararivunikiye Aburahamu yarakobotse pe igihugu ntiyakibona arazerera hose aragenda agera hishazera hashoboka ntiyakibona arakomeza aragenda kwa umuhungu we narazerera ntiyakibona Yakobo ntiyakibona abuzukuru be ntibakibona abana bose kugera ku buzukuru bagiye mu Egiputa nabo ntibakibona kuko abarengeje 20 bose baguye mu butayu abasige bararwanyira icyawe uzatera imbere Imana iguhe umugisha ndagusengeye mu izina rya Yesu hindura imyumvire change your mind uzagera ku cyo wifuza kubwa Yesu Kristo umwami wacu amen shalom 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 eka ndabakunda